kingana iki ukeneye kugira ngo utangire forex trading? Icyo kibazo abantu bose baba bakibaza. Impamvu bo bibaza icyo kibazo ni ukuri on rush, uri kwirukanka uri guhubuka ngo ushaka gukorera amafaranga muri trading barayiga. Igishoro ukeneye cya mbere na mbere ni ukwiga trading. Kugira utangire trading rero ukeneye iki nanone? Ukeneye internet, phone yawe bihagije, cyangwa ukakenera n'imashini. Iyo ufite imashini biba biri perfect. Nyuma y'ibyo bintu byose ukeneye ahantu ho gukorera, wenda niba uri mu rugo ahantu comfortable place, ukeneye momenta. Trading bayiga mu buryo bubiri, kuyigisha cyangwa ukayigishwa n'umumenti. Kuyigisha rero nibyo twita ngo kwishyura isoko, wowe uhomba wigira kuri rwose zawe. Kandi ibyo bintu ndakeka nta muntu ugifite igihe cyo guhomba abana. Igihe kiri kwiruka, baba buri mu muhanda ukabona umujama mwiganya guhaye lift ngo petit frère, bera bakurusha amafaranga rero babaye petit frère kandi uramuruta imyaka. Mane mukanguke, trading ntago ari ibintu abantu baza guhubagurikiramo, barabibabwiye ati bino bintu mujyamo bya online mujya gutwika amafaranga yanyu, ntuzongeye kutuzanira ibirego byabyo. Mwige trading man, ntago trading ari ibintu bahubagurikiramo. Kanze basobanurire trading icyo ari cyo. Follow me ngiye gutangira kubaha information zuzuye abantu mu mazi iminsi mumbaza.